yacu. Igihe rero ijambo ry'Imana rikubujije urugero ngo ntugakoreshe umubiri wawe gusambana, urugero ntugakoreshe ibiganza byawe ngo niga umuntu umwice, ntukice umuntu, ntugakoreshe akanwa kawe ngo uroge umuntu cyangwa umubwire amagambo yo kumutuka, yo kumubwira ko ari ikigoryi, ari ikizongwe, ntacyo azimarira n'ibindi byinshi, no kumuvuma. Iyo ururimi rwawe rukoresheje burya uba rukoresheje ibyo rutagenewe n'Imana gukora. So icyo gihe iyo umubiri wawe wawukoresheje ibitera ibi bidashimwa n'Imana. Iyo urusambana, iyo wica ukoresheje ururimi cyangwa se ukoresheje intoki, icyo gihe cyose umubiri wawe uba wanduye mu maso y'Imana. Uba wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Kandi nubwo turimo kuvuga ngo ni mu maso y'Imana gusa, ariko no mu maso y'abantu ntibyemewe. No mu maso y'abantu rimwe na rimwe ntibyemewe, biteza ibibazo. None se abantu ntibafunze bazira kwica abantu, ntibafunze bazira gusambana bamwe ahantu hamwe. Ndumva icyo kintu rwose ugisobanuye neza. Rero ndashaka tujye kuri Yanjye ngo noneho reka rero mvuge ku kintu kijyanye n'impinduka. Ubundi impinduka zose zihera mu mutima. Kuko impinduka ntizihera mu mubiri, kuko umubiri ni igikoresho. Umubiri navuga yuko ari igikorone, umubiri wakoronejwe n'ikiri mu mutima. Umubiri ukoronezwa n'ikiri mu mutima. Ni ukuvuga ngo rero nicyo iri mu mutima wawe. Ni ukuvuga ngo impinduka ije iyo ari yo yose igomba guhera mu mutima cyangwa se mu bitekerezo. Niyo mpamvu bituganisha ku murongo wa 2 akavuga ngo and be not conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha. So urumva guhinduka bihera mu mutima. Mu Kinyarwanda bavuze umutima, ariko mu Cyongereza bavuze ibitekerezo. Hanyuma Bibiliya mu migani akavuga ko umuntu atekereza mu mutima we ni kwari. Reka noneho mbagire uburyo jyewe natekereza mbere yuko mpura na Kristo, mbere yuko mpura n'ijambo ry'Imana rigahindura ubuzima bwanjye. Mbabwire uko najyaga ntekereza. Nari umusirikare. Nza mu gisirikare ndi umwana mutoya ubohoza igihugu cyacu. So maze kuza mu gisirikare, mu mutima wanjye tumaze gufata igihugu, umutima wanjye warambwiraga ngo nta muntu ukira atibye. Mu bitekerezo byanjye, kubera yuko tugifata igihugu, murabizi igihugu ukuntu cyari kimeze, cyari kivuye mu icuraburindi, ubukungu bwari bwarapfuye, ibintu byose byari byarakoze iki, mbese nta buzima bwari buhari, n'amategeko yaratarajya mu buryo, n'ibintu byinshi nta byari bihari. Noneho twebwe nk'abasirikare bari bahoye igihugu, ntabwo twahembwaga neza, nako twari tutatangira no guhembwa kubera ubuzima ubukungu bw'igihugu. Noneho ibitekerezo bikambwira se umuryango wawe ntuzuzawushyirahe, ko abandi ubona bateye imbere babonye ibintu, wowe uza mama wawe nazamushyiraho bashiki bawe ko ariho umuhungu usigaye. Noneho ndangije umutima urambwira, ibitekerezo birambwira ngo aba bose barebye nawe nutiba ntacyo uzabona. Nuko natangiye umutwe w'abajura. Gato ntabwo wageze ucaginga nk'abandi. Oya, kuko nabyo usibye na mbere yuko dufata igihugu, navuga ngo imitekerereze yanjye kuva na kera yari mibi. Nari imbata y'icyaha, kuko nanywaga itabi, naboraga itabi nkabura amahoro. Nagiye rero nkora amakosa menshi cyane bivuze gushakisha uburyo nabona itabi. N'intambara yagiye kurangira mfunze, sinigeze ncyaginga nk'uko abandi bacyagize, kuko nari mfunze nzira nanone kujya gushaka itabi nk'iyo nkabona itabi. Urumva rero umubiri wanjye narabaswe n'itabi,
hanyuma rero maze gufungurwa nsanga nyine ubuzima abandi bwarahindutse, abagize amahirwe baracaginga, ubuzima bwagenze neza, bakaba bashize abantu. Noneho ngewe nta kintu mfite kandi ibyo gucaginga byari byarashize. Noneho nibwo rero ibyo bitekerezo byazaga ngo nabo baribye nawe nutiba ntacyo uzabona. Niko umwanzi ajya abesha abantu. Noneho rero ntangije umutwe w'abajura, ariko uko twibaga ntacyo ngewe nigeze mbona. Utangiza umutwe w'abajura muri Kigali muri Kigali kuva 1994. Rero mu buzima bwanjye rwose umujyi narawuyogoje, mu bari barayogoje umujyi wa Kigali nari ndimo. Abantu bashinzwe umutekano benshi barabizi, nta nubwo ari ibyo guhisha ibintu bifite facts. Nasohotse no mu binyamakuru, narafunzwe, meze nahoraga mfungwa nkuko bafunga urugi rwa tagisi. Bagufungira ibyo wakoze, kandi bafungira ibyo nakoze. Ntabwo nabeshya ngo barandenganyije, ariko baramfungaga nkumva barandenganyije kuko nabo numvaga ko bibye. Nkumva barandenganyije, niko imitekerereze yanjye yari imeze. Ariko umunsi umwe naje kugendererwa n'Imana mu nzozi mfunze muri Kanombe muri military police. Maze kugendererwa ndota isi yarangiye. Ndavuga ha Imana ishimwe, isi yarangiye. Reka ndebe twese tugiye kujya imbere y'Imana. Nababa ninatekerezaga ko ari abajura, ndebe nibo batari abajura. Urumva? Kuko twese twari tugiye kujya imbere y'Imana. Ndashaka nibutse ndakuburiya haregeye abantu bahera hagati bumva ikiganiro ariko batazi byatangiriye he. Turavuga ku mbaraga z'Imana zihindura. Turavuga umuntu wakoreshwaga na Satani amutwaza igitugu, ariko kubera imbabazi z'Imana akamuhindura. Rero uw'Imana yahinduye nguyu niwe Pastor James Odongo. Wari umujura, wari wararemye agatsiko k'abajura, ariko uyu munsi akaba ari igikoresho cy'Imana. Aba rero nguhamagara mwene data ba inshuti za Church Preparation TV kugira ngo mukurikirane ubuhamya. Arahari, ntabwo tumuvugira ariko arivugira. Imana igira neza. Ndangije najyaga kwiba rimwe na rimwe sinyabone, n'ubundi naba nayabonye, bya bibazo nashaka gukemura simbikemure, ahubwo nkikanga nagiye mu nzoga, namara kunywa inzoga zikanyobora kujya mu bagore, nkikanga n'aya mafaranga wa mutima wo gufasha simfashije, ahubwo nyamariye muri ibyo. Mu byaha bindi. So byawe n'icyaha cyo kwiba. Hari abantu rero bashobora kuba bamurikiranye, nabo yenda bameze nkanjye, bagitekereza nkanjye, kandi umwanzi aza kugushuka akakwereka icyiza ugiye gukuramo mu byo ugiye gukora, kugira ngo kikumotive cyangwa kikongerera ubushake bwo kugikora, kuko uzi ko ugiye gukemura ikintu cyiza. Kandi wasoza ugasoza n'ubundi udakemuye icya kindi cyiza, kuko style ashaka kugira ngo akuyobye, aho guteje ibindi bibazo. Ugateza ibindi bibazo, wamara kuyabona ukajya mu nzoga. Hari abamurikiranye babizi neza yuko abantu benshi iyo amaze kwiba amafaranga ajyana mu kabari cyane rwose, yageza akayanywa, yamara kuyanywa akajya mu ndaya, kuko batanararuhiye atanazi n'uburyo yabonye, avuga ati n'ejo nzabona ayandi. Yamara kujya mu ndaya agashirirayo, hanyuma ejo akongera agasubira cya kibazo kutagikemuye kiracyahari, kongera kumusubizayo, kongera ukajya hehe, kongera ukajya kwibuka zasoza, noneho agutanze bakagufata, barangiza bakagukubita akakwishima hejuru. Basa mbere yuko bagufata ushobora no guhurirayo n'indwara muri izo ndaya, byose biba birimo. Umva ushobora no guhurirayo n'abasinze bagenzi bawe bakagukubita, ugataha ufite ibikomere. So ugasanga cyaha bagiye gukora nta cyiza kivuyemo, ahubwo kikuviriyemo ibindi bibi cyane biruta bya bindi watangije. Byose biba birimo. N'uyu munsi wa none abadukurikirana nabo barabizi. Ibyo ndimo kubabwira barabizi. Nuko n'uyu munsi wa none ushobora kutibisha imbunda nk'uko njye ndibishaga imbunda, ariko ukibisha ikaramu, ukanyereza umutungo wa leta niba ukora muri leta, ukanyereza amafaranga muri banki niba ukora muri banki. Kandi iyo ujya kubinyereza uba ufite intego nziza iyo ushaka kubikoresha, ariko iyo umaze kuyafata mu ntoki
ntabwo uba ukigeze kuri ya ntego. Akenshi niyo mpamvu usanga uyu munsi wa none ugasanga akabari karuzuye. Kubera iki? Iyo yamaze kubona amafaranga ntabwo umunezero uba wuzuye mu mutima we, nta mahoro yuzuye, bimusaba kongera akagenda akajya gushaka ya munezero mu nzoga. Urabyumva neza? Akanywa inzoga, umunezero nawe ntawubone mu nzoga, bikamushora agiye mu busambanyi. Pastor, ijambo ry'Imana yabisobanura neza ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nta kuntu waba wibye noneho wamara kwibuka ajya gusambana uzagira amahoro. Nta kuntu Pawulo yatangiye atubwira ati mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera kandi bishima n'Imana. Urabona? Ni ukuvuga ngo Satani iyo agiye gukoresha umuntu akoresha amaboko ye, akoresha ubwenge bwe, akoresha uyu mubiri. Abyumva neza? Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe uba uri gukorera Satani. Noneho cya gihe umubiri wawe utanze uhaye Imana, abyumva neza, nibwo ubasha kugira amahoro. Reka no gufata ijambo ry'Imana nkarikura mu mwuka nkarizana mu buzima busanzwe kugira ngo abantu basobanukirwe. Mu buzima busanzwe ni ukuvuga ibyo uvuze nta mahoro y'umunyabyaha, niko Bibiliya ivuga. Ariko n'ubundi iyo wiba ukiba ibintu by'abantu no mu buryo busanzwe nta mahoro ugira, kuko utekereza yuko bakumenye, utekereza ko barimo kuguhiga, utekereza ko barimo kugushakisha, kuko umutima uba ugukomanga. Nta mahoro rero wagira. Niyo mpamvu amahoro ujya kuyashakira mu nzoga, niyo mpamvu usanga abantu baraye mu kabari bashaka, nta kindi baba bashakanye. Bashaka amahoro, bashaka umunezero babuze, ntibashobora gusinzira batanyuwe. Ndabizi nabibayemo. Ugiye gushaka amafaranga unezerwe, ugira amahoro. Ugasanga utayabonye. Rero icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo impinduka ziza ari uko umuntu ahuye n'Imana. Nta muntu wakwihindura, nta n'umuntu wahindura undi. Ahubwo impinduka zizanwa n'Imana ije kugusubiza mu mwanya wavuyemo. Impinduka cyangwa guhinduka? Yes. Nyine nizo mpinduka nshaka kuvuga. Guhinduka kuzanwa n'Imana. Amen. Imana yansanze muri gereza. Yego. Isanga mfunze inyereka isi irangiye, imperuka ibaye. Mu yandi magambo abantu bagiye kujya imbere y'Imana kugira ngo bacirwe urubanza. Isi yari yuzuye icuraburindi ry'umwijima. Ndangije ndavuga isi irarangiye ubu ngubu, ntabyo kuvuga ngo ngewe ndi kanaka ndi generali n'iki. Twese tugiye kugaragara imbere y'Imana. Ndashaka kureba yuko aba generali bamfunze n'abandi bo badakora iki? Ibyaha. Nisanga bakora ibyaha nkanjye n'ukuntu bangize, ndahagarara imbere yabo namwe kumbi muri abanyabyaha n'uko ukuntu mwangize. Nkumva ndi bwishime yuko nibura nabashe kubishima hejuru. Nicyo natekerezaga. Nari ufite igikomere. Nari ufite icyo gikomere. Noneho muri ako kanya ngiye kubona mu icuraburindi ry'umwijima, mbona mu kirere haje ishusho y'umuntu mwiza cyane. Uwo muntu mwiza umutima urambwira ngo uriya ni Yesu bajya bavuga. Arangije arandeba araseka. Niba yarasetse ibyo natekerezaga simbizi. Arangije arabura, arongera arabura. Ndakanguka. Ariko impinduka yatangiye. Haleluya. Ntabwo nabimenye, nari ko arizo zisanzwe, ariko impinduka itangira ubwo ngubu. Muri make ntabwo wabona Imana gusigara uko warumeze. Hanyuma naje kuva i Kanombe, banyimurira muri gereza nkuru ya gisirikare Ikibungo. Ngeze Ikibungo ntangira nsanga hari ubuyobozi bimeze nka leta yo muri gereza. Ngezeyo rero mpamaze iminsi mikeya kubera ko impinduka yari yatangiye muri yewe ntanabizi, batangira kugenda bantora mu nzego z'ubuyobozi bwo muri gereza. Ndangije njya mu nzego z'ubuyobozi, hanyuma nkagenda kubera imyitwarire yanjye, kubana n'abantu ndetse n'ibitekerezo nagendaga ntanga, bituma ngenda nzamuka
mu nzego z'ubuyobozi kugeza igihe nagereye no ku rwego rwo kuyobora gereza uba bitaga kapita generali yabaga ari na perezida uyoboye gereza abandi banyururu abamurikirana hari ababizi bazi ubu buhamya bwanjye ariko nkajya nshaka kujya gusenga nkajya nshaka kujya gusengera mu madini atandukanye atari mu rwego rw'uko nashakaga kumenya Imana ahubwo bwari mu rwego rw'uko nagira ngo manda yanjye nirangira mbone abantu bazantora bari mu rwego rwa politiki no kwiyamamaza urabyumva neza barishushanyaga muri make oya byari mu rwego rwa politiki rw'imibanire n'andi madini kugira ngo nyine ngiremo abayoboke ukurikije ijambo twasomye wishushanyaga n'ab'iki gihe ubwo narishushanyaga nari meze nk'ab'icyo gihe nyine ntabwo nashakaga Imana by'ukuri ubu hari abantu nabo bamurikirana kandi babizi ko bameze batyo bajya gusenga mu rwego rw'idini atari kubera yuko bashaka guhura n'Imana ahubwo ari ukubera yuko bashaka abayoboke cyangwa se bashaka yuko hari inyungu kiri hafi hari inyungu birahari ibyo byose hari abankurikirana bashobora kuba bakimeze gutyo bajya gusenga muri urwo rwego ariko baravuga ngo siku za mwizi nyarubaye rero cyarageze biba ngombwa ko nikanga navuye aho hantu n'inshingano nari mfite nakoze iki naziretse pastor ndashaka hahagarare hari akantu nshaka kuvuga gato cyane kandi keza abantu bajya mu nzu y'Imana bakajya gusenga ariko batagiye gushaka Imana birababaje cyane niba ubikora n'ukuri Imana igufashe ubu muri iki gihe turimo ni igihe gikomeye cyane kuko harimo abo twakwita ba agents ba Satani b'abakozi ba Satani bajya mu rusengero bakagenda bagiye kuyobya abantu b'Imana je bundi umupasiteri umwe yari arimo ambwira abana b'abakobwa babiri no kunaniza umurimo w'Imana hari umuntu wambwiye umukozi w'Imana ngo ari hano muri Kigali abana b'abakobwa baragenda ngo abasengeri babone abagabo kubasengera kwe ni ukubasambanya imagine icyo kintu umukobwa umwe arinjira akamusambanya ngo amukuyeho umwaku ngo ubwo ngubwo aramubohoye amukoreye deliverance ngo agiye kubona umugabo yasohoka hakinjira undi mukobwa nawe akabikora akabimukorera ngo amukuyeho umukoshi n'umugore akinjira ubwo n'urwaye sida zinjira n'ibindi byinjiri Imana igutabare niba ujya mu nzu y'Imana muri urwo rwego Imana igutabare hari n'abandi bagenda bagiye kwishakira imigisha y'Imana ariko badashaka Imana hari n'abandi bagenda bagiye kwishakira abagore cyangwa abagabo ngo bazabone abagore beza bubaha Imana ariko mu by'ukuri batarakijijwe so nakugira inama yo kujya mu bintu nk'iby'Imana ushaka Imana atari kujya gushaka ibindi komeza pastor urakoze cyane apostle tuboneho n'umwanya wo kubwira abantu biyitirira Imana bakora ibikorwa nk'ibyo byo gutukisha Imana yuko igihe cyanyu kigiye kugera ku mpera kandi muzahura n'urubanza rw'Imana kuko ntabwo dukwiriye kujya mu nzu y'Imana tutagiye gushaka Imana cyangwa se kubaha Imana no gusabana n'Imana ngo dukoreshe izina ry'Imana kubona inyungu zacu kuko muzirikane ko hari umunsi w'urubanza ukitwikiriza iby'Imana kandi utarimo gushaka gukora iby'Imana ahubwo ugamije inyungu zawe bwite turabatangariza yuko igihe cyanyu kirimo kiragera ku musozo birahagije hari abantu hanze barushe baremerewe bakeneye kubona Imana by'ukuri ntimuzabe rero inzitizi y'abantu bahagarara ku irembo ry'ijuru mukananirwa kwinjira mwarayiza mukabuza n'abashaka kwinjira Imana igiye kubazanaho kubaciraho urubanza bagiye gucirwaho iteka hari abantu bazindutse inzu y'Imana kubera abayirimo abakora bene ibyo wowe mwene data wowe muntu w'Imana reka tukwite umuntu w'Imana kuko Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi yiteguye kubabarira buri muntu wese iki ni igihe cyo kwihana no gutunganya ibyawe ni igihe cyo kwisuzuma wowe ntufungire abantu b'Imana ubangisha Imana
ni igihe cyo kwezwa cyangwa kwandura. Niba ushaka gusamba nanjye gusambane hanze barahari. So kugenda uve mu nzu y'Imana, ureka abana b'Imana bagira umudendezo, ureka abana b'Imana bakorera Imana yabo mu izina rya Yesu. Komeza pastor. Ni naho kino cyanditswe yavuze ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Abo bantu benshi barimo barishushanya, bishushanya kuba abashumba, bishushanya kuba abahanuzi, bishushanya kuba abavugabutumwa, bagenda babeshabesha abantu. Turashaka kubatangariza yuko igihe cyanyu kirimo kiragera ku mpera no ku musozo, nimutagaruka ngo mwihane muve mu byo murimo. Kandi turimo turabwira abantu bahuye n'abantu bameze nk'abo yuko Imana y'imbabazi yiteguye kubagenderera, yiteguye kubasura, no muri iri jambo ry'Imana yiteguye kubasura kugira ngo babohore kandi bakize cyane rwose. Nanjye nuko nari meze, nasaba kujya gusenga kubw'inyungu zanjye, ariko igihe cyarageze Imana inshyira ahantu ho noneho ntakireba inyungu zanjye, ahubwo inshyira ahantu za nshingano na bya nyungu zanjye nari ndimo zo gushaka abazanyoboka n'abazantora zirarangira. Nshirwa ahantu biriwe ngombwa ko nshaka gusenga Imana by'ukuri. Impinduka biraje. Amen. Imana ibigeze mu mutima wawe sasa. Habayeho ikosa, reka ndanabivuga kugira ngo bisobanuke, ubwo n'ubuhamya bwanjye bwa mbere nabikomojeho. Ahaje kuba umusirikare ararwara muri gereza, amaze kurwara, hanyuma mbitanga ubuyobozi bwari buhari ndababwira, ariko ntibabiha agaciro, ahita apfa. Ahise apfa, ndababara. Nubwo twasaga n'aho twakoze imyigaragambyo ya bucece, ariko twandikira ubuyobozi dusaba ko baza gutemura ibibazo byacu, ariko dusa naho twigaragambije ku buyobozi bwari buri hariya kuri gereza aho twari turi. Hanyuma abayobozi baza kuza koko batemura ibibazo byacu, hanyuma mva ku nshingano z'ubuyobozi, gutyo bampindurira ahandi. Aho bampinduye banjyanye rero hari mu rwego rwo kunshyira kuri gahunda ya discipline. Aho nageze rero nafunzwe, nageze ahantu bashize ahantu abantu bakatiwe urupfu na burundu n'imyaka 25. Banshyira rero mu bakatiwe urupfu na burundu. Ngeze baruharwa. Hariya ngezeyo rero niho numvise nshatse gusenga bivuye ku ndiba y'umutima. Haleluya. Bari hafi guhura n'umuremyi wawe. Noneho nibaza aho ndi busengere. Hariya hari amadini atandukanye n'imyizerere itandukanye, nk'abantu bari barakatiwe burundu n'urupfu. Icyo gihe urupfu rwari rugihari, cyangwa cy'urupfu cyari kigihari. Bose bahangaga amaso Imana. Ndagira ngo rero mbabwire bene data badukurikiranye, uyu munsi ushobora kuba uri ahantu bimeze neza ukinishushanya, ariko hari umunsi Imana izakugeza ahantu uzashaka Imana by'ukuri. Aho umwana ariranye niyumve, aho uzashaka kandi izabikorera mu rukundo igukunda. Hanyuma mpageze ntangira gushaka gusenga Imana by'ukuri, ndavuga ngo ndaza gusengerayo. Nibuka yuko iwacu bari abakatolike, nigeze gukizwa kera papa arambita mbivamo. Nibuka ko iwacu bari abakatolike, ndangije njoyininga itsinda ry'abakatolike, banyigisha gusenga noveni mu mayibukiro n'ibiki byose. Hanyuma mu byumweru 2 nayoboraga amasengesho, ni naho Imana yansangiye. Bashumba reka mbabwire, ntaho Imana itagusanga. Nubwo waba uri mu idini, uri mu mihango y'idini, nta hantu na hamwe Imana itagusanga, nta naho itagukura. Irangije isanga aho ngaho, irangije yemeza umutima wanjye ko ndi umunyabyaha. Nari narageze muri gereza, nanga nihakana yuko ntigeze nkora icyaha. Ndavuga ni nabyemejwe n'inkoni, kubera ko n'ubundi nari mfite ibimenyetso by'izo nkoni. Reka mbabwire rero, abantu bakora amakosa cyangwa se bakora amanyanga, ibyaha n'ibyo, bagira n'uburyo biga ukuntu bazaburana, bazidefanda. Bamfashe nk'aho bamfatiye mu cyuho, ni nk'aho navuga. Ariko ngezeyo narabyihakanye.
ntabyo nibye barankubita babona ibishoboka byose ngeze aho nabyemera ndavuga ariko mbonye impamvu izatuma mburana mu rukiko yuko nabyemeje n'inkoni n'ubundi simbyemeye zavuga ko nabyemeje uretse gato ukiraho bagukubitaga bashaka kukubaza ko wabikoze cyangwa mbihakana bagira ngo ngiye mbihakana kandi iyo uza kwemera uti ngiye rwose nibye iyo mbyemera mbere sinari gukubitwa ahubwo abantu b'abanyabyaha ntabwo bajya bapfa kwemera ntabwo umunyabyaha ntajya yemera ntabwo n'inkoni zemeza umuntu ntabwo zemeza umuntu oya buriya ari imibare umuntu aba yabaze nk'umunyarwanda reka tubwire inshuti za Church Preparation TV umuti w'ikibazo ni ukwatura ukemera icyaha ndemeye nabikoze iyo umuntu pastor wemeye icyaha ukihana urababarirwa umva buretse mubwire yewe sinemeye urumva ndakubitwa kubera ariko Bibiliya iravuga mu Baroma 2 umurongo wa 5 ngo abinangira umutima bazabona ishyano igihe cyose uri umunyabyaha kandi wakoze icyaha kandi ukinangira bizwi waragize ukinangira kandi nari mfite ibimenyetso bihari n'ushinja twagikoranye yarahari n'uwo nibye yarahari ati n'uyu ariko ndabyanga ndabihakana numvaga umutima wanjye nashobora kuvuga ngo nemere ko nibye numvaga bikojeje isoni urumva nkashaka uburyo nirwanaho nirenganura so nuko gukubitwa ngeze muri gereza byampaye kuvuga ngo nabyemejwe n'iki n'inkoni so mpindura statement kandi inkoni ntabwo zikiza icyaha kandi inkoni zikiza icyaha ikindi no mu mategeko ahubwo mu mategeko iryo jambo riremewe ko bakubise ukitaba rufa no mu mategeko riragufasha ko kubera iki niba mwari mufite ibimenyetso yuko yibye kuki mwamukubise bikaba byakurengera mu rukiko urumva so mpinduye statement namaze imyaka 3 n'amezi 2 ntarajya kuburana kubera ko nta bimenyetso bari bafite kandi inkoni zo nari narazikubiswe zinagaragara noneho ndimo gusenga niho Imana yemeje umutima wanjye ndetse numva umutima wanjye urakingutse ndavuga kiriya cyaha nicyo cyonyine bamfatiyemo hari ibindi nakoze batazi batigeze bamfatiramo kandi ibyo byose Imana irabizi pastor aho hantu ikintu cyemeza umutima niki cyakwemeza umutima w'umuntu ko ari mu cyaha aho hantu harakomeye cyane umutima w'umuntu nta wundi umwemeza ni umuremyi wamuremye noneho pastor James kuko yari atangiye gusenga yaramaze kubona ko bamucirirwa burundu cyangwa gupfa aravuga ati n'ubundi ntihandi hanjye ngiye gupfa reka ntangire niyegereza Imana kuko ninyisanga byanze bikunze ishobora kumbabarira noneho bituma yegera Imana haleluya muri uko kwegera Imana niho imbaraga zihindura zatangiye kwinjira mu mutima we zirawuhondagura zirawumenagura ziwuca intege kugeza ubwo yemeye icyaha ntibivuga ko n'ubundi atarabizi ko yagikoze yarabizi ko yagikoze ariko kuko yari agifitemo umutima wo kwinangira kuko yari kure y'Imana byatumye atemezwa ariko amaze kwegera Imana amaze kuba hafi y'Imana reka tuvuge ngo n'aba bandi bajya kubeshya bagenda babeshya mu rusengero nimukomeze mujyeyo nimukomeze mujye ariko buzacya rimwe imbaraga z'Imana zizabasanga zizabakoraho kandi zibahindura gusa icyo twabasengera nuko mwahindura none mugakizwa mukemera icyaha kuko imbabazi zo zirahari ni garanti komeza pastor amen arakoze cyane apostle Imana imaze kunyemeza icyaha naravuze ngo sindi bwishushanye imbere y'Imana irabizi neza ko nabikoze kandi niyo ndimo gusenga nanjye narabizi ko nabikoze nubwo abantu baba batabizi ariko umutima wanjye urabizi kandi umutima niwo ubura amahoro ntabwo ari abantu babura amahoro ni wowe ubwawe ubura amahoro kuko uzi umutima wawe ko utangiye kubishinja icyo nakoze rero nahise nshyira mu bikorwa yego mpita mfata ibaruwa ndandika nsaba nandikira ubuyobozi bwa gisirikare military police nsaba imbabazi ku myigaragambyo yabaye mvuga ko nta ntego mbi nari mfite kandi nta niyo mbi
nta n'imbi nari ifite nashaka kugira ngo ibibazo byacu bikemuke yenda mbicisha mu nzira itariyo